yitwa Israel Mbonyi, akaba ari umuramyi ndetse by'umwihariko akaba ari umwe mu bagabo bakunzwe cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza. Israel Mbonyi afite igitaramo cy'amateka, dore yuko ari concert cyangwa se ari ibitaramo agenda akora mu maseri yitwa Icyambu kane. Ubwo ni Icyambu season ya kane, ubwo bivuga ko amaze gukora concert zitwa Icyambu inshuro enye. Icyambu ni izina yitiriye album ye ndetse agenda ayiha abantu barayikunda, n'amagingo aya ngaya akaba agikomeje gukora ibitaramo. Israel Mbonyi si ubwa mbere, si ubwa kabiri, wese n'ubwa gatatu yujuje BK Arena. Amagingo aya ngaya akaba avuga yuko amatike ari hafi kugera ku musozo, anashishikariza abantu gukomeza kugura amatike, dore yuko amatike ahari magingo aya ngaya atarashira. Aha ngaha akomeza abwira abantu yuko batagomba kubura mu gitaramo, ati ndabizi neza ko muntera inkunga umunsi ku munsi, ndetse umunsi ku munsi murashyigikira, ariko burya kuba washyigikira ariko ntuze muri concert ntago rwose byaba ari byiza. Ati yewe mugura amatike ndetse ariko muzazane n'imiryango yanyu twishimane. Afite concert tariki ya 25 z'ukwa 12 ni kuri Noheli, aho azaba ari gutaramira bamwe mu bakunzi be, dore yuko uyu mugabo ari umugabo bivuga yuko asizwe amavuta. Abahanzi batandukanye agenda avuga yuko bazaba bahari, by'umwihariko cyane cyane aba hano mu Rwanda. Ngira ngo iyi nzu BK Arena bimaje kuvuga yuko Israel Mbonyi yahigiziye, ariko ejo bundi yaje kubona undi muntu twakwita yuko ari umukompeta we, cyangwa se ari umwe nanone mu bakoze amateka, dore yuko yaramaze imyaka myinshi atagera mu Rwanda, maze nawe concert irakubita iruzura. Yitwa Nick cyangwa se Richard Nick Ngendahayo, nawe akaba aherutse gukorera concert muri iyi nyubako ndetse irakubita iruzura. Israel Mbonyi ni umwe mu bagabo bakunzwe cyane mu muziki wa gospel, by'umwihariko hano mu Rwanda, muri East Africa, by'umwihariko cyane cyane mu gihugu cya Tanzania na Uganda. Uyu mugabo baramukunda cyane, noneho wagera Kenya ho bikaba akarusho, dore yuko perezida w'iki gihugu cyangwa se perezida wa Kenya Samuel Ruto, dore yuko akunda imiziki ya Israel Mbonyi ku rwego rwo hejuru, dore yuko ngo yagize no kumuhamagara gusa akamubwira ati uzaze undirimbire. Icyo gihe cyari igitaramo yakoreye muri Kenya, ndetse perezida wa Kenya Samuel Ruto akaba yarakitabiriye. Rero ni igitaramo cy'amateka, muzakitabire, ndetse niba udukurikira umunsi ku munsi utaragura tike yigure, kugira ngo uzabe kumwe na Mbonyi mu Cyambu season ya kane. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Taratibu What, mu gace twita Taratibu Update, aho tugeza amakuru agiye acicikana muri showbiz, by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Nitwa N Yusufu, duhure muri comment.